Ikaze cyane kuri The Fina Topic mwakoze kubana nanjye. Uyu munsi rero ngiye kugaruka ku izina Innocent cyangwa se Innocent. Niba witwa Innocent cyangwa se Innocent, ndagushuje cyane ukomeze kugira ibihe byiza. Innocent ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikilatini n'Icyongereza, risobanuye utagira icyaha. Innocent agira igikundiro kandi akunda kuganira n'abantu b'ingeri zose, yaba abakuru n'abato n'abasheshe akanguhe, bose baraganira kandi bagahuza. Innocent kandi akunda kuyoborwa n'amarangamutima, yaba mu gukora neza cyangwa nabi. Innocent iyo yishimye aratanga kandi agatangana umutima we wose, ariko iyo yarakaye ashobora kwangiza byinshi cyane kuko umujinya we uramuyobora cyangwa ibyishimo bye bikamuyobora. Innocent ni umuntu ukunda kugira intego kandi ntapfa kurambirwa kubera ko azi gushishoza. Innocent kandi ngo ntago ajya apfa kwibagirwa, bityo kutibagirwa mu buzima busanzwe bituma iyo ari umunyeshuri bimworohera kwiga akanatsinda byoroshye. Innocent kandi kubera ko azi kuvuga no kwemeza abantu, bituma abakobwa bamwiyumvamo kandi bakanamukunda cyane. Innocent yagiye mu kintu agishyiraho umutima ku buryo atapfa kumuhindura ngo agukundire. Innocent ashyiramo imbaraga mu byo akora yiyemeje, niyo wamubwira ko bitazacamo arikomereza kuko abazi icyo ategereje imbere. Innocent arazirikana cyane kandi ni inyangamugayo. Innocent ngazi ku bana kandi yakira vuba ibyiyumviro by'abandi. Innocent agira amarangamutima ndetse arakunda cyane. Innocent ni umunyamurava, akunda gukora cyane. Innocent kandi ikintu cyose ashyizeho umutima arakirinda. Ubwo bwari ubusobanuro bw'izina Innocent. Mwakoze kubana nanjye. Yari The Fina Topic nk'ibisanzwe. Niba utarakora subscribe, jya hasi ukore subscribe ndetse unakore share ku bantu bose baba bitwa Innocent cyangwa se Innocent. Mwakoze, nakagaruka.